mwese duhaguruke dukorere uwaducunguye, hasigaye umwanya muto akaza kutugororera. Yesu turakwinginga, wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa, babigushyikirize mwami. Yesu turakwinginga, wohereza abakozi bawe bateranye ibyo bisarurwa, babigushyikirize mwami. Bateranye ibyo bisarurwa, babigushyikirize mwami. Amen, amen. Ndabamukize bene data, dusangiye urugendo rugana mu ijuru, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo bibe muri mwe iteka ryose. Muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo muri iki gikorwa cyo kwiga no gusesengura Bibiliya umurongo ku wundi. Tukaba tumaze iminsi twiga nk'uko mubizi ku magambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe, tukaba tugeze mu gice cya 12. Uyu munsi turahera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 17 ari wo usoza icyo gice cya 12. Ubuntu rero bw'Imana bube kumwe namwe. Yahishuwe ibice 12, twari twagarukiye ku murongo wa 12 w'icyo gice. Uyu munsi rero turahera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Ariko reka mbanze mbibutse aho twari tugeze, aho twashoreje mu isomo ryacu ry'ubushize. Uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, twarebye mu isomo ribanziriza iryashize, twarebeye hamwe iyerekwa rikomeye Yohana yagize rimwibutsa intambara ishyize kera, intambara Satani kuva mu kuremwa kw'isi arwanya mu bwoko bwa Isirayeli cyane cyane, yabitangiye kuva Adamu na Eva bakimara kuremwa. Icyo yaragambije kandi kwari ukuburizamo umugambi w'Imana w'uko nyuma yo gucumura kwa Adamu hazavuka umwami n'umukiza uzarokora isi akayivana mu byaha bakuruwemo no gucumura kw'ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva. Yohana rero akoresha uburyo bw'ibimenyetso, avuga uko yeretswe umugore, akerekwa ikiyoka kinini cy'urutuku, akerekwa n'umwana w'umuhungu, ndetse akerekwa na Mikayire, na marayika ukomeye Mikayire. Ariko ibi byose akabyerekwa mu ishusho y'ibimenyetso. Yohana atugaragariza urwango rukomeye Satani afitiye Isirayeli kuva kera, akanatugaragariza uburyo yananiwe kuburizamo ukuvuka kwa Yesu Kristo, nuko yakomeje gushaka kumurimbura, kandi na nyuma yo kuvuka kwe agashaka kumubuza kurangiza inshingano zamuzanye zo gucungura isi n'abari mu isi. Ibyo byose bikubiye muri iyo mirongo uko ari 6 ya mbere, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 w'igice cya 12. Ariko Yohana akabivuga mu buryo bw'amarenga. Umurongo wa 6 utunga agatoki ku bihe biri imbere, bya bihe by'amakuba, ibihe bikomeye twakomeje kuvuga byitwa tribulation, amakuba akomeye azakorwa na Antikristo, wa mugome, wa mwami w'umunyamwaga uzaduka kuri iyi si. Yohana akatubwira uko icyo gihe nanone abakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo bazongera gutotezwa bikomeye, noneho Isirayeli igahunga ikajya mu butayu mu buryo bumeze nk'igitangaza. Uwiteka akabarindira aho mu butayu.
Imirongo rero kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12 twabibonye mu isomo riheruka, niba utabyibuka ushobora kujya kureba mu nyigisho zibanziriza iyi. Muri iyo mirongo tubwirwa ku ntambara izatuma Satani n'ingabo ze bacibwa mu ijuru mu buryo budasubirwaho. Satani azagerageza kurwanya marayika w'Imana Mikayeli n'ingabo z'abamarayika beza, ariko azahita atsindwa ajugunywe ku isi. Guhera uwo munsi ntabwo azaba akibasha gukandagira mu ijuru, ntabwo azaba akibasha kujyanayo ibirego aturega buri munsi, ibirego ahora ashyikiriza Imana arega abizera b'Imana. Twabonye ko Satani kugeza uyu munsi aracyabasha kujya mu ijuru, niyo mpamvu yitwa ko ari umurezi wacu. Iyo agiye kuturega ntabwo yoherezayo mesaje ya WhatsApp cyangwa ngo yoherezeyo Telegram, ajyayo nk'uko bigaragara muri Yobu. Abana b'Imana baraterana na Satani agaterana nabo, kuko kugeza uyu munsi aracyemerewe kugera mu ijuru nubwo atacyafite umwanya w'icyubahiro, kubera ko nyuma yo kwirukanwa mu ijuru rero azaba azi ko asigaje igihe gito. Umugome Satani azagerageza kumarira umujinya we wose mu bagarukiramana bo muri Isirayeli. Ibyo ni byo tuzabona muri iki gice tugiye kwiga, muri iyi mirongo igiye gukurikiraho, mirongo turi bwige uyu munsi. Haleluya, haleluya. Nizere ko turi kumwe bene data, kuko uyu munsi turasoza iki gice cya 12 tuzenguye imirongo kuva ku wa 13 kugeza ku wa 17. Muri iyi mirongo tubwirwa ibyo Satani azakoresha, tubwirwa ukuntu azakoresha umujinya we maze amaze kujugunywa ku isi, amaze gutsindwa intambara ye yo mu ijuru. Imigambi yo kwigarurira intebe y'ubwami bwo mu ijuru imaze kumubana imfabusa, azakorwa n'isoni we n'ingabo ze z'abamarayika, azazibiranwa n'uburakari, ndabishyira mu nzagihe kuko ibyo ntabwo biraba. Satani ntabwo arajugunywa ku isi. Satani aza ku isi akirwa yizerera, yarangiza akagenda akajya mu ijuru, akajya kubwira Uwiteka ibyo yahabonye, akajya kutureguza, tubabonye kanaka uko bimeze, wabonye bya bintu, wa wundi ujya wiratana nk'uko yagiye kurega Yobu, nk'uko yasabye Petero. Mwibuka Yesu abwira Petero, Petero, Satani yagusabye ngo agushungure nk'inkumbi. Ntabwo rero yamusabye akoresheje telex cyangwa yafashe telefone ngo atelefone, yaragiye we ubwe ajya kumusaba Imana mu ijuru. Iyi mirongo rero ni nk'incamake y'intambara ya Satani, intambara irimo ubugome buteye ubwoba, akazayishoza mu ijuru, akazaza ku isi akayishoza ku bizera Imana bose, uhereye mbere na mbere nk'uko yabivuze abo mu bwoko bw'Abayisirayeli, noneho no ku bazizera Kristo muri ya myaka 3 n'igice, ari igice cya mbere, imyaka 3 n'igice, igice cya mbere cya myaka 7, ari n'abazaba bakiriho barabashije kurokoka, bakazabaho kugeza muri ya myaka 3 n'igice ya nyuma, muri ya myaka ya tribulation, ya myaka y'imibabaro iteye ubwoba. Reka dusome iyi mirongo y'ibyahishuwe ibice 12 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 17. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa 13: cya kiyoka kibonye ko kiroshywe ku isi, gitangira guhiga wa mugore wabyaye umwana w'umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 nk'aya kagoma nini, kugira ngo aguruke ajye hantu yateganirijwe mu butayu, ahungireyo ya nzoka, hashira imyaka 3 n'igice ahagaburirirwa. Iyo nzoka ivundereza amazi ameze nk'uruzi, irukurikiza wa mugore kugira ngo rumutembane. Nuko isi igoboka umugore, irasama imira urwo ruzi ruvuye mu kanwa ka cya kiyoka. Ikiyoka kirakarira uwo mugore, maze kijya kurwanya itsinda ry'abasigaye bamukomokaho, ari bo bakurikiza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku by'ukuri Yesu yahamije. Amen. Ntabwo tugaruka gusobanura uriya mugore uvugwa hano, twarabisobanuye bihagije. Nongere mbwire abatwumva, uriya mugore ntabwo ari Mariya, ntabwo ari Bikira Mariya nk'uko
bagenzi bacu, abavandimwe bo muri Kiliziya Gatolika babyita, ntabwo ari Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya amaze kubyara umwana ntabwo yigeze ahungishwa, ntabwo umwana yajyanywe mu ijuru ngo Bikira Mariya ahungishwe wenyine. Ibyo tuzi amaze kubyara Herode yashatse kumwica, bahungira Mariya na Yozefu na Yesu bahungira mu Egiputa, baragaruka umwami Herode amaze gupfa. Ariko hano tubwirwa ko uyu mugore yabyaye umwana, ikiyoka kigashaka kwica wa mwana, ariko wa mwana akigira mu ijuru. Yamara kujya mu ijuru kikibasira wa mugore agahungishirizwa mu butayu. Twarabonye rero ko uyu mugore ni ishusho, ntabwo ari umugore nyamugore, ni ishusho ry'ubwoko bwakomotsemo Kristo. Yohana rero atangira ku murongo wa 13 agira ati, cya kiyoka kibonye ko kiroshywe ku isi, gitangira guhiga wa mugore wabyaye umwana w'umuhungu. Kandi uburyo aya magambo yanditse ngo cya kiyoka kibonye, bigaragaza ko ari ibintu byagitunguye. Ntabwo cyari cyiteguye gutsindwa urugamba kikimara gupanga ingabo zacyo ngo kizigabize ku ngabo zo mu ijuru. Ni nka kwa kundi umusirikare yafata imbunda yakarasa imodoka yizeye ko isasu riri buyinyure mu kirahure rikagihinguranya rikagira uwo rihitana, ariko ukabona rya sasu rigeze ku modoka riratarutse kubera ko iyo modoka ari blende. Cya kiyoka rero nacyo mu kanya gato cyari kizi ko kigiye mu ntambara na Mikayire, kikaba kizi ko ari intambara kizarwana kikabishobora, ariko mu ijuru nk'ako kanya gihita kijugunywa kumwe n'ingabo zacyo, gihita gijugunywa ku isi nk'uko wafata umufuka w'iyarara ukawujugunya mu kimoteri. Nta mpaka zindi, nta nteguza, nta kubanza gukubitwa inshuro no gushaka kwisuganya, cyajugunywe ku isi gihita gisobanukirwa ko akacyo kashobotse, kandi ko naho ku isi kimaze kujugunywa kitahafite iminsi myinshi, kuko Satani uko twabigenza kose ibi turimo tuvuga ibyanditswe byera arabizi, ariko habera ikigoryi arabizi, akaba azi ko arwana urugamba atazatsinda, ariko agasaza imigeri kugira ngo asige hari ibyo yononnye. Kandi rero kubera ko nta bundi bushobozi bwo kongera kujya kureguza abo mu bwoko bw'Imana mu ijuru, icyo kiyoka, uwo mwanzi wacu Satani, ya nzoka yo muri Edeni, izahita yibasira ba bandi yajyaga ijya kureguza kugira ngo ibatsembeho burundu. Umurongo wa 13 uravuga ngo gitangira guhiga. Mu by'ukuri bishatse kuvuga ko cyatangiye gukurikirana umugore ari we Isirayeli, cyatangiye kumuhigisha uruhindu kigamije gutsembaho uwo ari we wese witwa ko akomoka kuri Aburahamu, kuri Isaka no kuri Yakobo. Ngo cya kiyoka kibonye ko kiroshywe ku isi, gitangira guhiga wa mugore wabyaye umwana w'umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri nk'aya kagoma nini kugira ngo aguruke ajye ahantu yateganirijwe mu butayu, ahungireyo ya nzoka. Iyo nzoka nyine hashira imyaka 3 n'igice ahagaburirirwa. Nitugera ku gice cya 13, igice gikurikira iki ngiki cya 12, tuzabona uburyo Satani azifashisha igikoresho cye, umuntu w'umugome kabuhariwe, ari we tubwirwa mu gitabo cya Daniyeli ibice 9 ko uwo mugabo uzaduka azatangira abeshya ko yifuza amahoro, cyane cyane ko yifuriza amahoro abatuye mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, abeshya cyane cyane Abisiraheli, ababeshyeshya amasezerano y'amahoro, abizeza ko azabarinda, ariko nyuma y'imyaka 3 n'igice gusa amaze gusinya ayo masezerano azahita ayasesa. Icyo gihe nibwo Satani azaza ature muri uwo mwami w'umunyamwaga, nibwo azatangira gutangaza ahubwo ko ari we Mana. Uwo mwami azavuga ati, ni njye Mana, ni njye Kristo. Wa Kristo babwiraga ntabwo ari we, ni njye Kristo, ni njye Mana, ni njye Emanuweli. Ndetse kubera ko we atazaba afite ubushobozi bwo kuba ari ahantu hose igihe cyose, azashyira Daniyeli ibice 9 bitubwira ko azashyira igishushanyo cye mu rusengero rw'i Yerusalemu, ndetse ashyiraho itegeko ryo gusenga icyo gishushanyo. Rero bene data, kubwira umuyuda uti genda usenge kiriya kintu kiri hariya, kitari Yehova, kitari Imana, senga uriya muntu, umuyuda niyo ari umuhakanyi, ni nko gutera amazi ku rutare. Umuntu ukomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo
ni nko gutera amazi ku rutare. Ibyo niyo wateka ibuye rigashya ntabwo abayuda bazabyemerera uwo antikristo, niho gutotezwa kwabo kuzaturuka. Icyo gihe rero antikristo azahita noneho yigaragaza mu ishusho ye nyakuri nk'umuntu utuwemo na Satani, maze ahita atangira gushaka gutsembaho uwitwa umuyuda wese, ariko ibyo nk'uko tubibwirwa ntabwo Uwiteka azatuma uwo mwami w'umugome abigeraho. Twakomeje kubivuga, igituma uwo mugome antikristo yanga ubwoko bw'Abayisiraheli ni uko Isiraheli imeze nka wa mubyeyi w'umugore wabyaye Mesiya. Kandi azi ko Uwiteka afitanye na Isiraheli isezerano, yabahaye isezerano binyuze muri Aburahamu ryo kuzisigira abo nakwita inkirarahato z'Abayisiraheli, bazakira umukiza wabo ubwo azaba aje gushyiraho ubwami bw'imyaka 1000. Ariko kugeza uyu munsi Satani we yibwira ko aramutse atsembyeho abakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo bose abitwa Abayuda, nta mpamvu yaba ikiriho ko Mesiya yazagaruka gusohoza isezerano yasezeranije ubwoko bwe. Iyo niyo mpamvu Uwiteka ubwe azahungisha Isiraheli. Dukunze kubivuga, hari abantu bamwe bavuga ko itorero uyu munsi ryahindutse Isiraheli, ariko Uwiteka n'ijambo rye bashyiraho bagaragaza ko mu bwoko bw'abantu harimo ibice bitatu: umuyuda, uwo bita umugiriki, aribo bitwa ko ari abanyamahanga, n'itorero rya Kristo. Mu itorero rya Kristo harimo abayuda n'abagiriki cyangwa abanyamahanga, ariko hariho n'abayuda bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Abashaka kubisoma neza nabagira inama yo kuzasoma igitabo cy'Abaromani, urwandiko Pawulo yandikiye abakristo b'i Roma, guhera ku bice 9, 10, 11. Asobanura aho ngaho ko hariho ubwoko bwihariye bw'Abayuda ari nabwo nawe arimo, ariko hakabaho n'ubwoko bw'itorero ry'Imana, hakabaho n'abandi basigaye batari Abayuda, batari mu itorero ry'Imana, aribo bitwa abanyamahanga. Twe turi abanyamahanga ariko twinjijwe mu itorero ry'Imana. Amen, amen. Gutangira guhiga umugore wabyaye umwana w'umuhungu ntabwo ari ibintu bishya kuri kiriya kiyoka, cyane noneho kimaze kubona cyoshywe ku isi, rero ubwo nyine umujinya wacyo urarenga urakizibiranya. Twakomeje kubivuga, nta gihe Satani yahwemye kwibasira Abayisiraheli, uhereye ku gihe cya Farawo wo muri Egiputa. Muzi n'ukuntu Hamani mu gitabo cya Esiteri yashatse kubarimbura bagakizwa n'uko umwe muri bo nyine Esiteri yari yarabaye umwamikazi aho ngaho mu Buperesi. Yemwe no kugeza mu kinyejana cya 20 tuzi ukuntu Hitler yakoze uko ashoboye kugira ngo amarire uwitwa umuyuda wese ku icumu. Muri ubwo bugome bwose Satani yageragezaga kuburizamo umugambi w'Uwiteka wo kuzaza gucungura abari mu isi binyuze mu kwigira umuntu ku mwami wacu Yesu Kristo, mu kwigira umuntu kwa Jambo, noneho agashaka no kuburizamo nyine rya sezerano twavuze Uwiteka yasezeranije Dawidi, nk'uko tubisoma mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 7. Hari aho Uwiteka yasezeranije umwami Dawidi, Samweli wa 2 ibice 7 ku murongo wa 16, aramubwira ngo abazagukomokaho bazahora basimburana ku ngoma, kandi ubwami bwawe buzahoraho iteka. Ubwami buzahoraho iteka. Uyu munsi turabizi ko ntabwo ubwami bw'Abayisiraheli bwahozeho iteka, bakomeje kugenda basimburana, ariko icyo gihe kizaba, ubwo buhanuzi buzasohorera muri Yesu Kristo ubwo azima ingoma ye ubuziraherezo agarutse bwa kabiri. Yewe no muri Yesaya ibice 2, ubwo Yesaya yahanuraga ko mu minsi y'imperuka ngo umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azashikira uwo musozi. Amahanga menshi, umurongo wa 3, Yesaya ibice 2 umurongo wa 3, amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo
kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yeruzalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Amen, 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 amen. Yesu Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi, byanze bikunze Yesu Kristo agomba kugaruka akicara i Yerusalemu, agacira abantu bose imanza zitabera, abantu bo mu isi yose. Tugarutse rero kuri iriya myaka 3 n'igice twakomeje kuvuga muri cya gihe cya tribulation, imyaka 3 n'igice ya nyuma, ubwo bya bihe by'imibabaro bizaba bigeze hagati, ubugome bwa wa mugome Antikristo buzarushaho gukomera. Ariko murebe aya magambo yo ku murongo wa 14, ibyahishuriwe ku murongo wa 14 ngo umugore azahabwa amababa abiri nk'aya kagoma manini kugira ngo aguruke. Mu byanditswe byera muri Bibiliya, guhabwa amababa ni ikimenyetso cyo gutabarwa. Imana ubwayo niyo izatabara uwo mugore, izamuha amababa, noneho uwo mugore ari we Isirayeli nta n'uruhare azabigiramo, mu gihe ahubwo azaba yabuze aho yerekeza. Uwiteka ubwe azamuha amababa, azamutabara, azamuha amababa nk'aya kagoma kugira ngo aguruke, acike abazaba barimo kumuhiga. Hariho abashatse gusobanura ko aya magambo asobanuye ko Abayisiraheli ngo bazahungishwa mu butayu, hazaza ikidege kinini wenda Abanyamerika bazohereza, hanyuma kibagurukane kibajyane ahantu mu bwihisho. Nyamara birumvikana ko aya atari amababa nyakuri avugwa hano, ahubwo ni imvugo izimije isobanura kurindwa n'Imana. Kuko mu gitabo iyo tugeze mu gitabo cyo Kuva cyangwa se iyimuka Misiri ku bafite Bibiliya y'Abagatulika, cyangwa se kuvanwa mu Misiri, ibice 19 ku murongo wa 4 Uwiteka abwira Abisirayeli ati: ese mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. Murumva ya mababa nk'ay'ikizu, ntabwo bigeze bajya ku mababa y'ikizu, ariko Uwiteka arabwira Abayisirayeli ati nabatwaye nko ku mababa y'ikizu ndabizanira. Uwiteka yashakaga kwibutsa Abisirayeli uko yabavanye mu buretwa mu gihe cya Egiputa, akabambutsa inyanja itukura berekeza mu gihugu cy'isezerano. Ibyo tunabisoma mu gitabo cya Deuteronomy, gutegeka kwa kabiri, cyangwa se Kumbukumbu la Torati mu Giswahili, cyangwa igitabo y'isubiramategeko, ibice 32 ku murongo wa 11 havuga ko Uwiteka ngo yabitagaho nk'uko kagoma imenyereza abana bayo kuguruka, itambatamba hejuru yabo, iyo bagiye kugwa irabaramira, itega amababa ikabaheka. Umurongo wa 12, Uhoraho wenyine ni we wayoboye Abayisirayeli, nta zindi mana bayobokaga. Amen. Mu gihe Isirayeli nk'umubyeyi wakomotsemo Mesiya izaba igeze hahandi umwana arira nyina ntiyumve, igihe izaba igeze aho umwanzi ashaka, wa mugome Antikristo, igihe azaba avuga ati noneho ndabashoboye ntaho bashobora kunshikira, iri jambo riratubwira riti icyo gihe Uwiteka Imana ya Isirayeli izahungisha uwo mugore Isirayeli ku mababa nk'aho ari amababa y'igisiga. Wa mwami w'umunyamwaga Antikristo azamera nka kumwe wakwegera nk'inyoni, nk'inuma cyangwa inkware, wibwira ko ugiye kuyifata, igaturumbuka ikigurukira ugasigara wimyiza imoso. Uwiteka Nyiringabo nk'uko yabigenje ku gihe cya Mose avana Abayisirayeli mu Egiputa, izacira abasigaye bo muri Isirayeli inzira mu butayu, ibarinde muri iyo nzira, ibarindiremo yose nk'uko yarinze Abayisirayeli ikabagaburira manu, kugeza aho izabageza aho yabateguriye kurindirwa. Tubyumve neza, aho hantu bazarindirwa bazaba bakiri hano ku isi, kuko niba kiriya kiyoka kizaba kigishobora kubagirira nabi, ni uko bazaba bakiri nyine mu isi, kuko niho honyine Satani azaba agishobora kugera. Ikibazo dusigaranye ni ukumenya, ese aho hantu Abayisirayeli binkirira hato, abo Bayisirayeli bazasigara bazahungishirizwa ni hehe? Ijambo ry'Imana riratubwira ko bazajyanwa hantu. Niko mu by'ukuri mu rurimi original ntabwo ari ahantu hatazwi, ahubwo ngo ni ahantu Uwiteka yateganirije wa mugore, bateganirije kuva kera, ahantu mu butayu, kugira ngo bahungireyo, cyangwa se uwo mugore ahungishirizweyo ahunga ya nzoka.
uburyo bujya kumera nk'amarenga, mu gitabo cya Daniyeli ibice 11 dusoma uku aho hantu Daniyeli amera nk'aho atubwira ko hariho agace kazasigara katagezemo intambara ya Antikristo. Daniyeli ibice 11 ku murongo wa 41 atubwira ukuntu ngo Antikristo azatera igihugu cyiza, igihugu gifite ubwiza. Iyo bavuze igihugu cyiza muri Bibiliya baba bashaka kuvuga Isirayeli, ngo maze abantu ibihumbi n'ibihumbi bicwe. Ibyo ngibyo nibyo turimo gusoma, ukuntu Antikristo azashaka gutikiza abantu, ngo akongeraho ngo ariko Abedomu n'Abamowabu n'ab'intwari bo mu Bamoni bazarokoka. Maze kubivuga, uyu uvugwa hano ko azatera igihugu gifite ubwiza aturutse mu majyaruguru, kuko iyo usomye umurongo ubanza bavuga ko hari umwami w'amajyaruguru ni Antikristo, kuko mu buhanuzi bwa Daniyeli iyo bavuze umwami wo mu majyaruguru baba bashaka kuvuga wa mwami w'umugome, wa mwami w'umunyamwaga. Kandi uyu murongo ku buryo bweruye noneho batubwira ko Abedomu n'Abamowabu n'Abamoni nk'uturere cyangwa uduce, utwo duce tuzarindwa ibitero by'uwo mwami w'umunyamwaga. Utu ni uturere, uyu munsi ni uturere duherereye mu gihugu cya Jordan, cya Jordan uyu munsi. Kuba Antikristo rero ariwe mwami wo mu majyaruguru azabuzwa kwinjira ahantu hamwe ariho mu Edomu na Mowabu na Amoni, ni uburyo Uwiteka yateganije bwo kurindira ubwoko bwe aho hantu kugira ngo budatsembwaho na Antikristo. Niyo tugeze mu buhanuzi bwa Mika ibice bibiri, ku murongo wa 12 n'uwa 13 turahasoma. Mika ibice bibiri umurongo wa 12 n'uwa 13 haratubwira ngo Uhoraho aravuga ati: mwa bakomoka kuri Yakobo mwese mwe, abakomoka kuri Yakobo ni Abayisiraheli, nzabakoranya, mwa basigaye bo mu Isiraheli mwe, nzabateraniriza hamwe, nzabashyira hamwe mumere nk'intama mu kiraro. Muri Bibiliya yera baravuga ngo nzabashyira hamwe nk'intama z'i Bosira. Muzamera nk'umukumbi ubyagiye mu rwuri, muzaba benshi mwitere hejuru. Nyamara Uhoraho azabarangaza imbere, abatazurira inzira, muzarombereza munyure mu irembo ry'umugi musohoke. Uhoraho umwami wanyu azabarangaza imbere. Amen. Hariya nyine twabivuze, Bibiliya yera yavuze ngo nzabashyira hamwe nk'intama z'i Bosira, naho Bibiliya ijambo ry'Imana yo yabivuze ikoresheje icyo ijambo Bosira risobanura mu Ruheburayo ngo ikiraro cy'intama. Abasesenguzi ba Bibiliya benshi bavuga ko aha hantu Bosra uyu munsi hitwa Petra, ni mu gihugu cya Jordan, ariho Uwiteka azarindira ubwoko bwe, kuko n'uyu munsi aho ni ahantu hameze nk'ubwihisho karemano, ni ahantu hari nk'igikombe kimeze nk'icyacukuwe mu rutare, kandi ubuhanuzi bwinshi bwo muri Bibiliya nka Daniyeli 11 hariya twamaze gusoma, ndetse na Yesaya bakomeza kuri kariya karere ka Edomu na Mowabu ya kera, kuko azasigara karinzwe. Ibyo ari byo byose, aho haba hose, ikigaragara ni uko Imana ubwayo izarindira abasigaye bo muri Isirayeli, babandi nise inkirirahato, izabirindira ibiteho mu gihe cy'imyaka 3 n'igice, ya myaka ya nyuma yo mu gihe cya tribulation. Twasomye ngo umugore azahabwa amababa 2 nk'aya kagoma nini, kugira ngo ahaguruke ajye ha hantu yateganirijwe mu butayu, ahungireyo ya nzoka, hashira imyaka 3 n'igice ahagaburirirwa. Kubera ko muri icyo gihe cy'imyaka 3 n'igice, kugira ngo umuntu ashobore kugura, tuzabibona, kugira ngo muri iyo myaka 3 n'igice ya nyuma ya tribulation umuntu azashobore kugura cyangwa kugurisha, bizamusaba kuba afite ikimenyetso cya Antikristo ku kiganza cyangwa ku ruhanga. Ibyo tuzabibona muri iki gice tuzatangira ubutaha, igice cya 13. Bizaba ngombwa ko Uwiteka wenyine ari uzitungira umuntu uzaba yaranze gufata icyo kimenyetso, kandi muri abo ngabo bazanga gufata icyo kimenyetso harimo bariya nisi inkirirahato z'Abayahudi, kuko ntabwo bazemera gushyirwaho icyo kimenyetso cya Antikristo. Uwiteka azabagaburira muri ubwo butayu nk'uko yabigenje
mu gihe cya Mose nk'uko yabigenje yagaburiye Eliya akajya atuma inkona ikajya imuzanira inyama n'umugati kuri ka kagezi kandi agatungwa n'amazi yo mu kagezi. Bene data, Satani araturakarira akaduhekenyera amenyo, Satani atupangira imigambi mibi, ariko Uwiteka akatubera ingabo, akadukingira. Satani aratwirukankana, akadutera imijugujugu, akadukurikirana agamije kutumira bunguri, ariko Uwiteka akaduhisha mu mababa ye. Amen, amen. Biranejeje bene data kumva ko dufite uburinzi tutabonesha amaso, abo mw'isi batabonesha amaso, ariko twebwe abari muri Kristo Yesu tuba tuzi ko twikinzemo, twihishemo imijugujugu y'umwanzi wacu Satani. Umurongo wa 15 turasoma ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imiruruzi cya kiyoka cyaciriye. Cya kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Indi verisiyo ya Bibiliya yo iravuga ngo iki kiyoka kivundereza amazi ameze nk'uruzi kirukurikiza wa mugore. Ibi biratwereka ko Satani ntabwo ajya acibwa intege nuko twatabawe, ntabwo ajya ava ku izima. Iyo akoresheje amayeri aya n'aya bikamunanira akoresha igitugu. Iyo abonye gukoresha igitugu birimo kwanga ariyoberanya, maze akongera akabyutsa umugara, agaturuka mu zindi nguni, mu zindi mfuruka. Mwibuke ko n'igihe yakurikiranaga umwami wacu mu butayu kugira ngo amushuke bikamunanira, ijambo ry'Imana riratubwira ngo aramureka, ariko amuteza ikindi gihe. Satani areka umwami wacu, areka umwami w'abami, umuremyi w'ijuru n'isi, yibwira ko amuteza ikindi gihe. Amagambo avugwa hano rero ko yakurikije uruzi wa mugore, abonye amaze kwirukanwa mu ijuru. Amagambo ashobora gufatwa nk'aho koko Satani yashatse guteza umwuzure w'amazi, aya mazi asanzwe, akashaka kuwuteza Abayisiraheli kugira ngo barohame aho bahungishirijwe, aho bari kuba bari, urwo ruzi rubatembane. Kuko tuzi ko akenshi Satani akunze kuba ari we uteza ibiza kamere, ibi ngibi nk'imyuzure, imitingito y'isi, imiyaga ya serwakira. Kandi urebye aho hantu Petra ho muri Jordan, aho hantu uko hateye, aho hantu abantu bakunze kuvuga ko ariho abasigaye bo muri Isiraheli bazahungishirizwa, urebye ukuntu ari ahantu bavuga ko ari nk'igikombe cyacukuwe mu rutare, nabyo ntabwo byaba ari igitangaza Satani akoresheje na Antikristo we bashatse gufata uburyo hayobereza amazi ari ayo mu nyanja ya Mediterane cyangwa ari ayandi kugira ngo abahungiye barohame. Ntabwo nabyo byaba ari igitangaza, ntabwo byaba ari ibintu bidashoboka. Ariko ikindi ni uko mu mvugo ya Bibiliya akenshi igitero cy'ingabo nyinshi gikunze kugereranywa n'umwuzure w'amazi. Biranashoboka rero ko Satani azateza abo bantu, Abayisiraheli, abo ngabo b'inkirira hato, igitero gikomeye cy'ingabo kimeze nka za ngabo za Farawo zimwe zakurikiranye Abayisiraheli kugeza ku nkombe z'inyanja itukura. Kandi nk'uko byagendekeye izo ngabo za Farawo, ni nako byanze bikunze bizagendekera ingabo za Antikristo. Ngaho namwe nimwibaze igitero cy'ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza kikaza kikaba cyagose impande zose, itsinda ry'abantu bahetse udufuka n'uturago na twa matora, nta hantu na hamwe bafite bahungira izo ngabo, maze ukajya kubona ukabona ubutaka burasamye bumize za ngabo nk'uko inyanja itukura yamize ingabo za Farawo. Haragowe rero, haragowe umuntu ugaba igitero ku ngabo zifite Uwitekaho umutware. Ushobora kwibwira ko izo ngabo ari impehe, ko ari nkeya, ariko imbere y'Uwiteka n'umuntu umwe iyo ari kumwe n'Imana aba ari majorite. Bizagenda bite rero icyo kiyoka nikimara gucira amazi ameze nk'uruzi, maze isi igatabara uwo mugore ikasama ikamira urwo ruzi icyo kiyoka cyaciriye, bizagenda gute? Umurongo wa 17 uratubwira ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, ubwo kigomba kuba cyarasubiye inyuma kikajya gushaka abandi
ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Kristo. Mm. Uyu murongo utwereka ukuntu Satani amaze kubona ko ibyo yagerageje byose kugira ngo atsembe abasigaye bo muri Isirayeli ari igereranwa hano n'umugore wabyaye Yesu, bimaze kunanira Satani kubera ko Uwiteka Imana yahaye ubuhungiro ubwo bwoko bwayo icyo gihe izabaha ubuhungiro, izabaha ubwihisho, ikababera ingabo ibakingira. Uburakari bwa Satani ngo bwaratumbagiye buzatumbagira bugere mu bushorishori. Ngo amaze kubura uwo yahigaga rero noneho ajya kumwarira kubo ijambo ry'Imana ryise urubyaro rw'umugore basigaye. Uyu murongo uratubwira abo bantu abo ari bo ngo ni abitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Kristo. Aba bavugwa hano noneho ntabwo ari Abayuda gusa, ahubwo ni uwitwa umuntu wese, yaba Umuyuda cyangwa yaba atari Umuyuda. Kabone n'ubwo yaba ari Umuyuda winangiye ntagarukire Kristo, Satani azamukurikira. Ariko azaba azira cyane cyane uwitwa Umuyuda byonyine. Kuri abo Bayuda hakiyongeraho n'abandi batari Abayuda, ariko abo ngabo bakazizera izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, bakamwizera nk'Umwami n'Umukiza wabo, igihe itorero rizaba ryaramaze kuzamurwa. Abo ni bo kimwe natwe Bibiliya igereranya n'umunzenze wo ku gasozi. Iyo ugeze mu gitabo cy'Abaroma, ngira ngo ni ibice 9, ngo tumeze nk'umunzenze wo ku gasozi watewe nk'ingurukira hagati y'amashami y'umunzenze w'umwimerere. Ni ukuvuga abakomoka kuri aba twatewe nk'ingurukira twashyizwe mu isezerano natwe ryo kwitwa abana b'Imana. Noneho dusangira amakakama n'igishyitsi cya elayo cy'umwimerere. Abo nabo nibo bitwa ngo ni urubyaro rw'umugore, ariko cyangwa se abizera izina ry'Imana kandi bagahamya na Kristo, bafite guhamya kwa Kristo. Abo ngabo nibo cya kiyoka kizibasira. Mu gice cya 13 tuzabona ibintu bibi cyane Satani n'abambari be bazakorera uwo ari we wese uzanga kubayoboka. Igihe Satani azabona ko atabasha kuvana abasigaye bo muri Isirayeli aho bazaba barindiwe kandi bakitabwaho n'Uwiteka, azibasira bikomeye uwo ari we wese uzaba yitirirwa izina rya Kristo, n'uzaba yitirirwa ko ari wo mu bwoko bw'Uwiteka. Abizera Kristo aho bazaba bari hose ku isi bazahura n'amakuba akomeye, ku buryo bugoye no kwibaza uko bizaba bikomeye, kuko Bibiliya yo iravuga ngo icyo gihe kizaba ari igihe cy'amakuba akomeye, amakuba tudashobora no gutekereza kubera ko atigeze abaho kuva isi yaremwa. Bene data, dukore ku buryo tutazasigara turindiriye ayo makuba, kuko ayo makuba azabonwa n'abatazazamurwa nk'itorero, ubwo impanda ya Kristo izavuga, abapfiriye muri we bakazuka, natwe mu kanya nk'ako guhumbya bazaba bakiri kuri iyi si tugahindurwa, tukazamukira rimwe nabo tukajya gusanganira Umwami wacu mu kirere. Abazasigara hanyuma bakagira ibyago byo kunyura muri iyo mibabaro bazababazwa biteye ubwoba, ku buryo nta n'uba ushobora kubitekereresha amaso. Nawe utekereje kubibonesha amaso ko ntigeze biboneka, nta n'ushobora kubyumvisha umutima we. Mbere yo gusoza turebe icyo twakura muri iyi mirongo, kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 17 w'iki gice cya 12 cy'igitabo cy'Ibyahishuwe. Iyi mirongo itwibutsa urwango rudasubirwaho Satani yanga abayoboke b'Uwiteka muri rusange, ariko ikanga n'abayoboke ba Kristo ku buryo bw'umwihariko. Nyamara igishimishije, iyi mirongo iratugaragariza ko uko byamera kose, uko ubukana bwa Satani bwaba bungana kose, gutsindwa kwe ni ibintu byarangije kwemezwa
kwandikwa kandi biragaragara n'ahantu yagiye atsindwa hose. Satani yaratsinzwe ubwo yageragezaga kuburizamo kuvuka kwa Kristo. Twarabibonye ubwo mu gitabo cy'abami ba kabiri ngira ngo niba ntibeshye cyangwa se ni Samweli wa kabiri, Samweli wa kabiri. Twareba umugore witwaga Ataliya yashatse gutsemba abakomoka ku mwami Dawidi bose. Ariko muri abo ngabo ntiyabamara, amara n'abuzukuru be ngo hazagira ukomoka Satani aramukoresha kugira ngo hazagira usigaye uzasohoza isezerano Dawidi yasezeraniwe n'Imana. Ariko umwana witwaga Jowashi ararusimbuka akomeza ubwami bw'abo ukomoka kuri Dawidi, ni nawe waje gukomokamo Mesiya rero. Satani yagerageje kwica Yesu Kristo akiri agahinja, akiri uruhinja, akoresheje umwami Herode kugira ngo amubuze kurangiza misiyo ye yo kwitangira abantu hano ku isi no kubacungura, ariko ntabwo ntibyamukundiye. Satani azagerageza kurwanya Imana mu ijuru, nkumve nawe ukuntu ari umupfapfa, ariko ntabwo azamenya uko bimugendekeye kuko azahita ajugunywa ku isi, utazongera kugaruka mu ijuru. Satani namara kugera ku isi azagerageza gutsembaho uwitwa umuyuda wese namara kujugunywa ku isi, kubera ko muri bo abahora gusa ko muri bo ariho Kristo yanyuze kugira ngo yigire umuntu. Ibyo ngibyo by'uko abayuda nyine bari special kuri icyo ngicyo. Mu Baroma ibice 9 ku murongo wa 5 turasoma ngo kuko Abisirayeli nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Kristo niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose, amen. Ariko tumaze kubona ko ntabwo azabishobora kuko Uwiteka azahungisha abo Bayisirayeli ku cyiswe amababa nk'aya kagoma, kandi azabarinda mu gihe cya ya myaka 3 n'igice ya nyuma yo muri tribulation, mbere y'uko Kristo agaruka bwa kabiri. Hanyuma rero y'ibyo Satani azajya kumwarira ku bazaba baragize ubutwari bwo kwizera Kristo muri bya bihe by'amakuba akomeye, itorero ryaramaze kuzamuka. Abenshi muri abo ngabo nibo bazicwa, ariko bakazazukira kwimana na Kristo igihe Satani azaba amaze kubohwa, nk'uko tuzabibona mu bice 20 by'igitabo cy'Ibyahishuwe ku murongo wa 4 haragira hati, Ibyahishuwe ibice 20 ku murongo wa 4 hatubwira ngo mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Kristo n'ijambo ry'Imana. Muribuka abasigaye bafite guhamya kwa Kristo ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, nuko ngo bazazuka bimane na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirumubasha kugira icyo rutwara abameze gutyo. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara ameze gutyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Amen, amen. Rero uko kubohwa kwa Satani tumaze kubona ko Satani amaze gufatwa mpiri, tuzabona ko kubohwa kwe kuzakurikiranwa n'uko azajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, niko biri tubwira. Icyo gihe hazaba harimo n'aya nyamaswa n'indi nyamaswa yiswe Antikristo, n'uwo tuzabona witwa umuhanuzi w'ibinyoma, noneho bakazababazwa amanywa n'ijoro iteka ryose. Ibi icyo bitwereka nuko Satani azibiranwa n'umujinya, ariko ntabwo bibuza Imana gukomeza kuba umwami nyir'ibihe. Yarakara atarakara, Imana izakomeza iba Imana. Satani yakwishaririza atakwishariza, ntabwo bizabuza Imana kurinda abayo. Satani yaduhiga, yatwirukaho, yadukurikirana, Uwiteka azaduha ubuhungiro. Nibyo byiringiro byacu. Satani iteka ahora ashaka gusenya, ariko umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu idukundira muri Yesu Kristo, ikaduha ubwugamo. Amen. Rero
icyo iyi mirongo yo mu Byahishuwe 12 itugaragariza iyo tuyisomye n'icyo ituvanamo, itugaragariza cyane cyane intambara yo mu mwijima Satani adahwema gushora ku bana b'Imana kuva isi ikiremwa, uhereye kuri Adamu na Eva kugeza none. Iki gice kitubwira ku ntambara ya nyuma izabanziriza kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi rero muri iki gice n'ibizakurikiraho tuzakomeza kugenda tubona urwango Satani yanga abayoboke ba Kristo, uburiganya bwe, ukutava kw'izima kwe mu kugira nabi, ashaka gusenya, kurimbura, ibyo byose ntacyo bimubwiye Satani. Ariko icyo iki gice kitubwira, kitugaragariza ni uko muri iyo migambi mibisha yose, duhumurizwa kandi tugahabwa imbaraga n'uko Kristo ari umurengezi n'umutabazi w'abamwizera, kandi ko tuzi ko turwana n'umwanzi warangije gutsindwa, aracyasaza imigeri kuko azi ko ari mu masaha y'inyongezo, ari mu ntambara ye ya nyuma, asigaje igihe gito. Bene data, reka turasoreza hano, ubutaha tuzagera ku gice cya 13, reka dusenge Imana. mu gitondo cy'agakiza nzagera muri iryo rembo, kubera urukundo afite nzinjira muri uwo murwa. Mu gitondo cy'agakiza nzagera muri iryo rembo, kubera urukundo afite nzinjira muri uwo murwa. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira, kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira, kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bw'ishagira. Uwiteka Mana nzima, Mwami nyir'ibihe, ubaho ukagenga byose, ndagushima Mana, ndaguhimbaza. Data, waduhaye umwanya wo kwiga iri somo, igice cya 12 turakirangije. Ntabwo biba byoroshye kwihuta muri izi nyigisho zawe kuko zikomeye, inyigisho natwe ubwacu zigenda zidufasha, zidusobanurira uwo uriwe n'uko ukora n'ubuhangange bwawe Mana. Urakoze Mana, ubishimirwe iteka ryose. Ushimirwe bene data, mwene data uyu wumvise iri jambo, mwene data wihanganiye yewe n'imvugo yanjye idatomoye uko bikwiriye, ariko akaba agerageza kumva icyo uduhishurira muri izi nyandiko za Yohana mu gitabo cye Byahishuwe. Ushimwe rero Mana, icyubahiro cyawe gihore kikugarukira Mana. Uduhe guhora duhagaze dushikamye, tuzacibwa intege n'ibyo tubona muri iyi si, kuko ntabwo bizabura kubaho, ariko tunezezwe no kumenya ko uri umwami wacu, ko ari wowe uzahora ku ngoma kandi kuzayihoraho. Abo Kristo yahaye kwitwa abana be, dukomere ku by'ukuri yahamije. Mu by'ukuri Kristo yahamije tukaba tubisanga mu ijambo rye, kuko abari muri Kristo Yesu ntabwo tuzigera dukorwa n'isoni. Ushimwe ushyirwe hejuru umwami wacu Yesu Kristo, icyubahiro cyose kijye gihora kikugarukira none n'iteka ryose, mu izina ryawe ryera, amen.